Giho wakwihuse wowe. Mama! Giho! Mama! Nibiki bibaye? Nibiki? Giho! Nibiki? Giho! Nibiki bibaye? Nibiki? Giho! 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 Nibiki bigenze bite? Giho! 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 Mama! Giho! 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 Mama! Giho! Mama! Giho! Giho so! Mama! Giho! Gihuka! Mama! Mama wanyumvishe! Giho! Waretse! Sebeni bichimbo. Ntabwo se uvuye. Uvuye. Hari umuntu nagiye kureba ariko bansubize n'ibikimbonye. Na modoka ikoze ibiki? Ibiki se bidasanzwe ubonye? Ibiki bidasanzwe. Amaraso ni ikintu gisanzwe. Imodoka kucyuza amaraso. Nyine niko byagenze uragira ngo ibiki byagenze nyine ibiki? Sheri byihore ibyo bintu kujya kumaza byihoreje. Ibyo bintu urimo ntabwo ndi kubyumva. Urasonera amaraso yavuye. Nese umuntu ntabwo ashobora kugumwa n'imbwa mu muhanda amaraso kajya kunuza. Urabitsona cyane ngo bitsobanura nishakira amakuru yawe. Ni gute ushaka kuryama mbona nakoze accident nyine. Wakoze iki? Accident. Accident imeze ite nyine ibiki? Mvuye mu kazi muri za shuguri zanjye. Kimo ngenda mu giturage kiyo. Sinzi ko nakana kahobutse sinzano kambukiranye umuhanda kavuye niba kavuye kuri boutique sinzano kavuye. Wagonze umwana? Mugonze rwose ari amaraso n'umwana mu kigero cy'imyaka nk'irindwi gutyo nani. Ni muzima yapfuye bimeze bite? Ntabwo mbizi ibyo bintu ntabwo mbizi nahise nigendera. None utabizi n'ibyo bizi? Ndakubwira ko nahise nigendera gusa urumva guhagarara. Wagonze umwana wiruka? Mita nigendera nyine. Kuita mujyanye kwa muganga? Ugasibye Kora wari umugonze utamujyanye kwa muganga? Nasibye ngiye byandebaga ko ntampaki umuzigo wanjye. Ntabwo byakurebaga? Wa mugonze ntabwo byakureba kumujyana kwa muganga? Gusa agize umuntu. Uzi ko ibyo arimo kwica umuntu? None se agize n'umuntu nsanga aho ngaho nyine nta mugonzo urumva byagenda bite? Hanyuma niba bamenya ko ari wa mugonze kwiruka noneho. Kandi ibintu ukora niba wabitekerejeho niba uhubuka ntago mbizi. Okay. Abaturage umwana uriruka. Umbasheri reba igirira cy'abaturage hariye. Bahurura n'ibibando abandi bagahura n'imihoro abandi bagahura n'ibiki. None wahagarara aho ngaho uziko banagutema cyangwa n'imodoka bakagira gute. Wagumye hafi aho ngore uko byagenze. Ese nibwo mu mukora iki? Hakuze umujinya w'abantu mu giturage. Muri make wagunze umwana uriruka. Nahise. Nuzi niba umwana yapfuye nuzi niba ari muzima. Ntabyo nzi pe. Uricora tuje. Ntabwo nari ko kiraba ari abaturage. Urumva utuje nacyo ufite. Gusa urumva wakora iki kibazo wagora n'iki kibazo. Ukumva nyine ubwo n'ubunyamaswa n'ubugome n'ubwicanye. None uricaye uratuje nta kintu cyabaye wagonze umwana w'imyaka 7. Ese ko bari umwana wawe bagonze? Seramba bari kunyegera. Waretse kunyegera stress niba byabaye nagusomera ko byagenze. Ntabwo bivuga ngo niba byabaye. Niba byabaye wagombaga no gushaka icyo ukora. Come on. Nyine rekera aho ngaho. Urusoro ntacyo nakoze. Uragira ngo bigende bitese. None shondi polisi niza kuguhigira hano. Uzi ko cyangwa bibazo? Ibi bibazo ni gihe wagonze niwe se wagonze. Usibye no kuvuga ngo kuncyanga bibazo. Ubwo ntago ari umuntu.
sheri ntabwo ari umuntu ibyo bintu ni ukuri pe ahubwo ntabwo mubwire kuko abantu bari batwatatse n'ibiki byose iyo uza kuba ufite ubumuntu wari kubyirengagiza ugahagarara kure umwana ariko wowe ntabwo uzi abantu mu giturage iyo barakaye batatwiciye umuntu bavuza induru nyine ubwo nanjye mfite uburyo nabyitwaramo rero ugerageze umenye amakuru y'umwana ubimenye neza tukerekera aho ngaho nera stress aho mucakira kiginge y'inyegereza uri kungo singutera stress ntabwo wabangayikishwe nanjye hangayikishwa n'ibyo wakoze hangayikishwa na polisi none siko numva byaguhangayikishije abo bantu bahangayikisha umwana uzi ko ari kwica umuntu sheri mbabara ibyo bintu gabanya ibyo bintu none uragira ngo ngirente ugira ute shaka uburyo umenya amakuru y'umwana okay simple ubwo rero bikumbira ngo mucace amakuru y'umwana nyine nzabanyashaka nzabanyamenye it's okay rekera aho ngabyo rero akabwiza ukuri nyamara wa mugabo uzikoraho nanjye utansize ibintu bye byose ubikora sinzi uburyo ubikoramo sinzi ibintu byawe uburyo ubijyanamo muri make sinzi ngo uhagaze he kuko utambaza ngiye ukuntu numva ameze urumva mubaze ukuntu umeze nakoze accident nanjye ubwanjye umutwe wanjye uraremereye urumva mangayikishwe nawe kujya mangayikishwe n'umwana wagonze sawa nacyo ibigwangakisha ibyo byose ariko mbabare nongera kunserereza umbaza ibibazo byamvaye nanjye hehe byarangiye ibibazo ndabikubaza ejo nzabikubaza paka amenye amakuru y'uwo mwana urumva ntacyo bigutwaye wambabariye uracaka iki ibintu urimo ni ibiki izo nduru zawe z'abana n'ibiki byose byarangiye byabaye ndeka rero bose bakabyuka mama Kevin mama kubera iki bintu kuko n'igihe byawe mama wanjye mu bitaro na mushiki wanjye mu bitaro bose barwaza umuntu umwe koko n'ingumya kubarwaza bose nta mafaranga dufite bararwarira hano se ubundi sinzi mama mbande bigenze gute nimba ndi buturuweho gute ndakunda ubuzima bwanze pe ndakunda ubuzima bwanze Mama. Kevin. Mama. Kevin. Mama tuza turi kwa muganga. Kevin. Tuza turi kwa muganga Kevin araryamye. Kevin ari. Araryamye. Nguri ari araryamye. Mama tuza banza tuza sibyo. Kevin. Banza tuza araryamye arasinziriye. Ntago ameze neza. Sibyo. Tuza sibyo. Tuza nawe ntabwo umeze neza kandi nawe urabizi sibyo mama wabanje ukaryama ugatuza mama nyumva nyine ngura Kevin anaryama mama tuza please
mureke hariya hantu aryame pasi abanza atuze ndabizi nawe ashobora kuza kubyuka yarahumeka yagize ikibazo cyo ku mutwe gusa sibyo nyine tuza wambabariye ukaba mama mbabara wihereza amahoro nawe kandi umwana wanjye nyine mbabara nawe wihereza amahoro nawe urabizi ko utameze neza na Kevin ntameze neza ugiye kugenda ukuze urire mama mbabara utuze sibyo tuza byihorere Kevin ameze neza mama mbabara nanjye winera agahinda sibyo mbabara ndagusabye sibyo ndakwingiye mama urabe basi reka mushyira agatebe wicare nyine reka mushyira agatebe wicare utuze basi mama utuze ngo utuze basi urayicara mama tuza sibyo tuza Kevin araza kubyuka sibyo reka kugira agahinda ariko wumva wari ugatuza ibibazo byutse gasanga uri kurira urukono yaba agikiza Oui. Ufite ikihe kibazo? Siko nkanza ahubwo. Ese ufite ikihe kibazo? Wiyumviriye cyane. Ufite ikihe kibazo? Wanaye mu nzu uza kwicara. Gusa ibyabaye ntabwo bisi koko. Urabona natekana gutera imodoka ukuntu yabaye. Umuntu twahise twigenda tumuta mu muhanda. Ntabwo tuzi situation ukuntu imeze. Niba abana mujyanye no kwa muganga, niba yapfuye. Urumva natuza gute koko? Nese bwo kwicara hano birashyemura iki? Birahindura iki? Kwicara hano ukiheba ukajya kure birahindura iki? Ese urajya nkora iki? Icyo wagakoze wagakwiye kumenya ayo makuru yose ibyo byose uri kwibaza. Ukamenya uwo muntu se ni muzima. Uwo muntu se yapfuye bamujyanye kwa byose ukabimenya. Iyo uzi ko situation iri kugenda nabwo umenye kuyitwaramo. Sinzi niba bashobora kuba bafashe plaque. Urumva? Ko ibihe byose yabayifashe bakakanya bamaze kubimenya. Nyine nibyo nkubwira ntabwo napfa gukora circulation uko niboneye. Kuko hari n'abantu batubonye kuko navanye umutwe mu modoka ndebe ibibaye. Ese undi kora amaze kuvanamo n'ubundi yusohoka. Ukagira icyo ukora. Ashabye. Gusa abagore mutekereza sinzi ibintu mutekereza rwose. Nese uragenda gute? Ikiraro rero gukomeza kwicara ngo wihebe n'undi nagisubizo kiri buvemo. Reka ntuze urumva nimara gutuza ayo makuru yose nayashaka ariko ntuje sibyo ni mukumbwira uruze mumva biruze kumfasha iki soke nirukanki ntazi yo nerekeza ntazi uko situation imeze ubu se ndutse ngata nko mu maboko y'abashinzwe umutekano bakahita banyora banjyana oya bazi ko ari wowe n'undi abaje kugufata oya wanjye se barahazi baramenya ko ari wowe muri make nta makuru na make ufite uhera kuri ya munsi nta kintu bizo uramwara niba yise yitaba Imana byanshanze gushaka icyo gukora pe bari gukomanga Pairo meze bite se ngeze amahirwe uraje wambwira hano nta kibazo boss ibintu meze neza ibintu byakase gute se ntabwo uzi kuba mwana twagonze neza polisi nimfata hararugo ndabakweke mca muri kakayira nkimanuka bahita bankurikira
ubu nanjye bumva uko umutima udahari. imodoka bashobora kuba bari bamenye ko ari iyacu. Plaque ntabwo bayibonye. Nabaye nkwitera gutya plaque ntabwo bagize bayibona. Nyine nese manuka none se cyangwa gukora iki urumva plaque batayimenye? Ntabwo bayimenye njye nese tamukaye. none se bagukurikiraga bagushaka iki? Babimenye bashobora kuba bafite amakuru. Nese banyirukanseho na moto mpita mbakweba. Cyangwa bakabona imodoka babashushanyiriza kwira na moto. Ntambika muri kakayira ntabwo nigeze magera. Baratwica. Umva ari ikintu ugomba gukora. Genda ushe imodoka. Ndayihisha ese. Genda uyiparike mu gipangu ushyireho ihema witwikire nta bizi kandi umva nta gipangu kihaba ndayiparika ariko. Reba igaraje urumva. Hano bagera mu igaraje mu gapangu. Bayibonye se bakayireba. Ntacyo ndayijyana kwa Garafrere we afite igipangu. Ako kantu sinzi niba bitari kibazo. Nta kibazo ushake ihema uyitwikire ku buryo bajya mu kimodoka kimaze imisango cyarapfuye. Ntago ntoje. Watuza gute se umuntu twasize arambare mu muhanda? Ntuba warese bigenda none bino wankoresheje. Oya ahubwo nkubwira ikindi kintu ukagira ubwoba y'ubuntu w'umugabo n'ubuntu w'umuntu w'umugabo. Dukora iki? Wowe genda ushe imodoka akwa Garafrere wawe numara kuyitsimba ushakisha amakuru kwa muganga. Ibitaro bya hano hafi wakarakana gasa n'akantu ko mu batindi ko mu bakene ku ushakishije hano muri bitaro bya hano hafi amakuru urumva numenye ko ahana karwariye uhasatira ugenda urebe bose baba bambonye kubizi ko baba bamfashe sura ariko ubu ntabwo uzi kwimasika ku buryo abantu batahita batambuye ibyawe shaka amafime urumva najya kubashinwa ashobora kuba ariho bavuriza ndebe ko wenda yaba ari hari ariko boss nibambana nawe urumva urabikize mu kaga shaka amafime wambara amajaketi yandare serious n'amajampa n'ibiki byose urumva none muri kumugeraho ubona ko washobora kuba ari umuntu uzakira ubona duteza ibibazo twashaka namwe kumuvana mu nzira boss ibyo bintu ko kurumva unyumvire boss nta aya ubwo ni bose wasanga batamenye ko ntago ari we ngagenda ahubwo tujye ibintu byo ariko nizere ko byo we ako ngino nyuranga tujye boss ntago byo birimo ako pero wabaye ute kuko ntago shicu umuntu nizere ko twita umwito we numenyere ko ari amakuru ngiye ndabyikorera Halo. Halo? Halo. Muraho neza? Turashima Imana. Urabizi ko ari umwana bashyira kwa muganga? Yego turabizi. Ni amahoro se? Ni amahoro ariko wandikishije icyemewe. Hakenewe amafaranga kugira ngo umwana avurwe. Yego ndabizi. Ngiro 500. Kandi iyo utigomba bakwiye gukosa yagikorwa hakiri kare. 500. Yego. Ndakumva. Urumva birihutirwa cyane. Kugira ngo yitabweho bamuvurwe neza kandi birakenewe cyane. Ubwo ndasabwa 500 kugira ngo umwana avurwe. Avurwe yitabweho hakiri kare. Kandi mwihangane azitabwaho nta kibazo. Yego nabumva. Kandi ukurikirana hakiri kare. Sawa. Bana yanjye kumana data watwe ndazibandwa nzerekeza he kuko ndazibandwa nzerekeza he nderekera he 500 niyo nagurisha ahantu ko bitavamwo sama umwana wanjye none ndakora iki umwana wanjye agiye kuzura ubukene bwa nyina ibihumbi 500 ubuzima koko ubuzima mana yanjye umuntu ahora mu byago kuva avutse kugeza ashaje 500 ntayo nabona 500 kugira ngo tubone igihumbi cyo kurya ku munsi
biba byagoranye. Mama ko numva ubuzima bugoye. Ako amana kuko ninjye waremeye mu ruho koko. Kumva kubaho nta kintu bimaze pe. Umwana wanjye agiye kuzura ubukene bwanjye koko amana. Nawe mfite nakwerekera nta naho nayakura 500 pe. Mama wakwihanganye. Ubu nandikiwe mu ruho. Ibi byose ni njyewe. Tuzihangane ndabizi byose. Ibi byose byajya biza biba ari njye byituraho ntawe. Mama mbabura ugacece kugatuza. Ubu natuzane umwana wanjye agahamye hariya ndi gusabwa ubushobozi ntabona. Ewe data we nderekera he? Ndabizi nyine biragoye sibyo. Najya he nakwe 500. Nyine mama nyumva sibyo. Basi hangara sibyo. Ngiye kwihangana sibyo. Wowe wayakura nyine nyumva ngiye kwihangana niba ari n'igitambo cy'amaraso nzakoresha, nzagikoresha paka Kevin akize.